Yes, igitondo cyiza nizere ko mumeze neza cyane bukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose twizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye rwose no hanze y'u Rwanda amajyepfo intara zose nizere ko mumeze neza cyane kandi ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane. Igitondo cy'umugisha nicyo mwifurije wamaze kubakanda subscribe nawe utarakanda subscribe rwose kanda subscribe ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane ubashe kugenda mu bice bita zandani miyo bita epi abafana b'ikipe ya APR rwose umuntu utarakanda subscribe rwose kanda subscribe turebe ko ibintu byakomeza kugenda bimera neza cyane ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane miyo bita epi bayita APR rwose ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane uwo bita Mama Dusa yakomeje kugenda cimaka rwose ibyo ndaje tubigarukeho neza cyane tugende turebe bita APR bimeze bite icyizere cyo kuba bakuramo piramide bari kugikuraho bimeze bite se ubuyobozi buri gusezeranya iki abakinnyi ese piramide yahawe ubuhe butumwa ese ibintu byose bimeze bite muri make icyo bita amakuru yose ukeneye muri Nyamukandagira yose turayazana ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane ibintu bikarushaho kugenda biba byiza cyane mbahaye ikaze nizere ko mumeze neza cyane mbere na mbere ko dutangira ikiganiro narababwiye ngo turi mu cyumweru cy'imihigo ikomeye cyane kuri icano narababwiye ngo ku munsi wo ku cyumweru kuri tariki 17 z'ukwezi kwa munani ku munsi w'inkera y'abahizi ndakeka ni ku cyumweru ni kuwa mbere ntago nibuka neza ni ku cyumweru ndashaka abafana b'ikipe ya APR ku munsi w'inkera y'abahizi cyangwa se ku munsi w'igikundiro tuzabe twamaze kuzuza abasubscribers 10,000 ibyo byose rero ni wowe ubifite mu biganza byo kubigiramo uruhare kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane ibintu birusheho kugenda bikomeza kugenda bimera neza rwose kanda subscribe iyo ntego dukomeze kugenda tugeraho tugera kugira ngo iyo ntego tugende tureba ko ibintu byakuzura ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane muyo bita epi bayita APR rwose abafana bayo ndabizi muraza kubikora ibintu bigende neza cyane muri kare tubanze tuganire wenda ku munsi w'ejo ikipe ya APR yakinnye umukino w'ishuti na Bugesera Football Club mu karere ka Bugesera umukino watangiye ku isaha 9 abakinnyi bose bahari bameze neza cyane yaba ku ruhande rw'ikipe ya APR ndetse no ku ruhande rwa Bugesera rwose ibintu byari bimeze neza umukino uza kuba wagenda utangira rwose ku isaha 9 match iratangira barakina rwose ubona ko amakipe yose ari kugenda asatirana ariko ikipe ya APR ikabona ko iri kurusha Bugesera ariko bitari hejuru cyane ubwo ndi kuvuga mu gice cya mbere abakinnyi nk'aba Seydou Yusufu Dauda abakinnyi nk'aba Mama Dusi ubona ko bagenda abagerageza bita Mama Dusi yagiye mu gice cya kabiri wenda we turaza kubigarukaho nyuma ubona ko uwo bita Dauda n'umutaramu bita Watara ubona ko aribo bakinnyi babonaga ko bari hejuru ukongeraho Memera wo Fudao ukabona ko ikipe ya APR isa nkaho iri gukina umupira ushingiye hagati mu kibuga bigatuma wenda umupira utagera imbere cyane ngo ba rutayizamu babone imipira myinshi hari nk'imipira ba rutayizamu bagiye babona ntibabashe kwibyaza umusaruro umutoza igice cya mbere rwose kirangira ubona ko ikipe ya APR rwose ubona ko nta n'igitego kigomba kuba cyava ubona ba rutayizamu bayo yaba William Mertogi rwose ubona ko asinzira imbere za ubona ko atari kugenda yigaragaza mu buryo bushoboka bwose rwose ubwo umutoza araza rwose aravuga ati mu gice cya kabiri ikipe ngomba kugenda ngira bimwe mu bakinnyi ngenda yongeramo bita Mama Dusi akuramo uyu mutara mu bita William Mertogi aterekamo bita Mama Dusi akijya mu kibuga rwose ashize nk'iminota nka 15-20 rwose aza kuhita afungura amazamu rwose igitego cyiza cyane kuri pasi yo bita Byiringiro Jean Gilbert Kagege rwose umwe mu bakinnyi beza cyane weretse uwo bita Ombolenga Fitina avuga ati nubwo uri Grand Frère iri kugomba kugenda ureba uburyo wakiga rwose gake gake kugira ngo iki kibuga ukimbanzanyemo rwose ubona ko bita Kagege rwose yateye umupira uri hejuru kurushaho bita Ombolenga Fitina rwose ubona ko bita Ombolenga Fitina yasaga nk'ari hasi cyane ariko ubita Byiringiro Jean Gilbert Kagege yateye umupira rwose mu bitabo ateye umupira uri hejuru cyane kandi niwe wanatanze umusaruro gutanga assist rwose ukina kuri nimero 2 assist nziza cyane rwose ubona ko abakinnyi ba Bugesera bari kudefanda ariko rwose yarebye uburyo abaca muri humye atanga assist bita Mama Dusi aterekamo ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane abafana b'ikipe ya APR muri stade ntangira kumva bajujura bavuga bati ese bimeze bite kuri rutayizamu wacu tari kugenda unyeganyeza incunda bimeze bite ko bita Mama Dusi incuro ebyiri zose amaze kumusimbura amaze guterekamo ibitego bibiri rwose bita Mama Dusi amaze gusimbura uyu mutara incuro zirenga ebyiri kuri match ya Gorera ibanza ikipe ya APR yatsinze 2-2 ubwo
ibitego byose bya APR byatsinzwe n'umutaramo bita Mamadusi asimbuye rutayizamu bita William Mertogi utarigeze ubona igitego muri uwo mukino. Uwo bita Mamadusi arongera aza kuri match ya Bugesera arigaragaza aterekamo ibitego bibiri rwose, nabwo asimbuye uyu rutayizamu nawe no gutekerezwaho. Uwo bita Mamadusi rwose ubona ko yazamuye urwego, ubona ko ari umwe mu bakinnyi bari hejuru cyane, ubona ko ari kugenda bagira byinshi bagenda bigaragaza rwose, ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo tukongeraho uyu mutaramo bita Sheikh Djibril Watara, ubona ko agenda arema amahirwe kuba ikipe yabona ibitego, ariko kuri uyu rutayizamu bita William Mertogi ubona ko batarahuza pe, mu gihe ikipe ya APR yaba yatakirwa n'uyu rutayizamu bita William Mertogi ibitego byagorana, nshingiye ku buryo nabonye rwose imikinire ukareba niya Watara, ubona ko guhuza bigoye. Ariko uwo bita Mamadusi n'uwo bita n'uyu mutaramo bita Watara rwose ubona ko guhuza ntabwo ari ibintu bigoye, ubona ko bakinana nk'abantu baziranye kandi bitojanyije igihe kirekire. Uwo bita Mamadusi ku minota 68 igitego cya mbere nibwo cyagiye, murumva iminota yose irenga minota 68 nta gitego rwose, ikipe iba yakugoye cyane. Ubwo ba rutayizamu bari gutekerezwaho kuri imikino y'ishuti butari kwigaragaza bimeze bite. Ubwo iyo bita iyi kipe ya Bugesera nayo yagendaga igerageza amahirwe kugira ngo irebe uburyo wenda yagenda yigaragaza, kugira ngo irebe wenda nawe uburyo yagenda irebe uburyo yakishyura, ariko biza kurangira ikipe ya APR ku minota 88 rwose nyuma y'iminota 20 yongeye guterekamo ikindi gitego. Bamwita Mamadusi umunyamauritania umeze neza cyane rwose, umwe makinyi ngo bameze neza cyane. Umu manager we rwose bamwita super manager rwose, ngo niwe wamuzanye mu ikipe ya APR rwose. Indi nkuru nziza wenda nabwira abafana b'ikipe ya APR ku mutaramo bita super manager, ubu ngubu umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR byeruye byemewe n'amategeko byasinyweho n'abayobozi mu ikipe ya APR ni uyu mutaramo bita super manager. Super manager ubu ngubu ni umuvugizi mukuru w'abafana b'ikipe ya APR. Sinzi niba muri kumva icyo kintu bijyanye n'ingo bya Jangwani, ngo ni umuvugizi w'abafana. Ibyo ngibyo rwose byavuyeho. Uwo bita Jangwanovic agiye kuba umuntu usanzwe, agiye kuba umufana usanzwe, agiye kuba umufana nk'abandi bose rwose. Bya bindi bari baramwitiriye byo kuvuga ngo ni umuvugizi w'abafana ba APR, ni umuvugizi, ibyo ngibyo rwose ubona ko ubuyobozi nyuma yuko ari gukurikiranwa ibyaha runaka rwose ubuyobozi barakubwira bati ibyo ngibyo byagiye ku ruhande. Ubwo ni ukubanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira.